na Bibilia ibibazo nini nkizi ngize ko nini zazo nk'iya mwarimu shire hejuru bayirebe mene yo nini incaho mu mujyi wa Kigali tewe iki gitabo takigura. Baturindaga inzoga cyane nubwo bayinywaga. Mwabana mwe urwagwa ruvura malaria ariko nta mwana ngo urwagwa. Sanga handitse ngo bazabona ishyano abazindurwa no kuvumba ibisindisha bakabyirirwamo. Iwacu muri rya torero nari ifitemo umuntu nakundaga twiganye nakundaga w'inzoga ndakareba abantu uzababyara kandi undi mwana arinjiye. Ndi umugabo ndubatse mfite umudamu n'abana 10, mfitemo abahungu 4 n'abakobwa 6. Umuhungu mukuru agiye kujya muri kaminuza mu kwezi kwa 9. Abandi bari mu wa 6 segonderi, abandi mu wa 5, abandi mu wa 3, abandi muri za primeri. Kandi ndacyabyara kuko umwana muto ntaragira imyaka 2 irenga. Icyo rero ndakukivuga cyane kubera yuko abantu bambona nkaho nkiri muto ariko ngize 47. Umugore wanjye akagira 46. Turutanaho umwaka umwe. Twariganye muri primeri tukizwa ku mudugudu umwe nyuma turanashakana kandi tubanye neza. Haleluya. Mu myaka irenga 21 shatse muri 2 nta gikuba cyacika iwacu, nta n'umuntu uratwunga, nta n'umuntu uzatwunga. Icyo nyivugiye iki? Ngewe nakuriye mu muryango w'abakristo b'abagatolika ariko nkura nubaha Imana. Sanga rero data na mama ntibajya barwana. Data agize 103 na n'uyu munsi arahari. Ntiyigeze mbona aciramo mu maso. Ndangije ndavuga ngo Mana uzampa urugo rwiza. Ngira ikibazo rero nge nakiriye umwami Yesu bigoye. Naye ndumuhereza kwa padiri Inyamirambo mwisiti neza neza. Nicara imbere y'umuzungu. Numva meze neza ariko ntafite ubugingo. Gukizwa kwanjye kwari kugoye cyane kuko hari mu mujyi nabyirukiyemo cuza ubunyobwa, cuza ikarito y'itabi, nzungu ncuza imyenda, cuza caguwa y'inkweto, nakoze turutarwe muri mujyi wa Kigali. Kandi ni umujyi urimo ibintu byinshi bibi. Ariko Imana irandinda. Haleluya. Haleluya. Imana yakumenye itarakurema. Utaraba urusoro mu nda ya mama wawe. Irangizira kweza. Haleluya. None ndangije nza kugira mushiki wanjye aza gukizwa. Akijijwe yambwira ibya Yesu simbyumvi. Ntinda kuri Yesu na Yesu. Wabyumvishe? Kanwa ntinda kuri Yesu na Yesu. Wavuga Yesu nkumva ni sawa. Wavuga Yesu nkumva bitandukanyije. Aho ndahatinda. Ariko umunsi umwe ukomeye mushonye wanjye ajya gusenga Imana
Imana yamubwira ngo mu rugo rwanyu musaza wawe uriya nakizwa n'abandi bazakizwa. Haleluya, haleluya. Araza arabimbwiye, ndamubwira nti tu, jewe nava kuri Yesu wanjye nkajya kuri Yesu, ntabwo byashoboka. Intambara 94 biraba, turahunga, bamwe bajya muri za Kongo, natwe tujyayo nk'abandi bose nkuko namwe mwagiye. Sibyo ra? Mushiki wanjye arambwira ati ko wakijijwe ko turi mu mahanga, mutayo nditahira. Arambwira ati koko ntukijijwe? Ababaye cyane. Ngeze mu Rwanda rero umunsi umwe, hari ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 muri 94, ntago nzabyibagirwa. Haleluya, ntago nabyibagirwa. Tujya ahantu kunywa, turi abasore b'abajeni, twambaraga imyenda igezweho, turanywa. Nibwo bwa mbere nari inyweye, kandi nibwo bwa mbere nasinze, nabwo bwa nyuma byambayeho. Kubera yuko ngiye navutse mu rugo rw'iwacu, niyatumye nkizwa amagambo arimo. Ndangije ubwo ngubwo nza kugira gutya, ncuza mu mujyi bana Bibilia, Bibiliya nini nkizi ngize ko nini zazo nk'iya mwarimu, shyira hejuru bayirebe menu nini, incaho mu mujyi wa Kigali, tewe iki gitabo ndakigura mo kwica. Icyo rero nkibyirukiramo, ubu ni iwanjye. Saa 2 iyo zarenze biba bikomeye, mba ndi hafi y'urugo. Saa 2 mba ndi mu rugo, saa 2 mba ndi mu rugo. Nabwiye n'abanjye bati mujye muri imbere mu rugo saa 2, cyo koze umugore wanjye n'umwana barepeta saa 2 kujya saa 3 n'igice. Abo nyine numwe rero twagiye muzanye mugenda nyine murepete nyine twabihanganiye, ko ni ku murimo w'Imana baba bari. Ariko ubundi nta mwana winjira mu rugo saa 1. Mwabyumvise? Ndangije nakijijwe kubera ijambo ry'Imana, Bibilia. Cyo gihe nshyashya bazibunza nk'ibwa amafaranga 500, numva ni make ndayatanga. Kumbi ni inzira zo gukizwa. Ngiyeje mu rugo rero, naba gucuruza, nkandika ibyo nacuruje, namaya kubyandika mu gakayi nkashyereje Bibiliya nkiryamira. Uwo munsi nasinze rero, nza gutaha inzoga zanyishe bye. Ngeze mu rugo ndaryama, ninjoro mbiri icyuya cyinshi, ariko nta kibira. Mfata Bibiliya, ariko ubundi bamwe kijyari ijambo ry'Imana. Bibiliya bageze gutya, ndasoma sanga handitse ngo bazabona ishyano abazindurwa no kuvumba ibisindisha, bakabyirirwamo, bakabirara inkera, bikajyana bahindura iki? Abasazi. Nka saa 3 z'ijoro mbiri icyuya cyinshi, cyuya kiranyica, numva ndasasi. Ndangije ndavuga ngo Mana, iri jambo ryanditse ko ntaza aho ryanditse, ariko reka mfore nibihagwa ndemera gukizwa. Mfata ibyo nyongera gutya, reka mfore. Bazabona ishyano abazindwa no kuvuma ibisindisha, bakabyirirwamo, bakabirara inkera, kajya bahindura iki? Abasazi. Ngo ndavuga ngo Mana ndemeye. Haleluya, haleluya. Ntabwo Imana yabura uburyo igufatamo. Aho waca hose Imana yagufata. Ndangije nandi umucuruzi maze neza, curuza amaradiyo, ibintu nyine bicika cyane mu mujyi wa Kigali. Ndagenda ku kazi mu gitondo, ariko rya jambo rindimo. Ngeze ku kazi nsobanuza umuntu nari nsanze, aransobanurira. Nari mfite umuntu w'umurundi aturanguzaga imari,
ndangije uwo murundi rero nakundaga kujyaho cyane, afite umudamu n'umugabo baranguza mu iduka, bakunda cyane banankunda cyane, nahite kwaje gukora. Ndangije ndabango nakijijwe, barambwira bati wakijijwe? Nakijijwe. Kumbe uwo mudamu shaka kuzakingira muri umuntu we arababara cyane, ni nakijijwe, nakiriye umwami Yesu. Haleluya. None rero nsigana ikindi kibazo, iwacu muri rya torero nari ifitemo umuntu nakundaga twiganye, nakundaga w'inzobe. Kuba ndi inzobe, kuba ndi igikara, ngo mbe shaka inzobe. Uno umuryango wacu twese turi ibikara, nanjye kanshyire umwana w'inzobe. None ndabwese kumana ko ngiye mu iratoro nzabona guturiya mukobwa ko atazaza, ariko ijwi riramwa ngo mu nzu y'Imana, haleluya, harimo ibintu byose. Haleluya. Nuko nakiriye umwami Yesu, ninjiyemo, twiga umubatizo imyaka 2, barambaza ngo uzakorera iki Imana? Ndabwa ngiye nzavuga ubutumwa. Niryo jambo navuze, ntazi ko bizansohoraho, ariko birangiye binsohoyeho. Imana yarakoze. Sanga gusa nje mu Rwanda ngenda ahantu hatandukanye. Haleluya. Haleluya. Nkimara kwinjiramo nkijijwe, ninjiramo neza. Ukizwa ukijijwe kandi winjiremo neza. Niyambura ibintu byose, iby'akazi ndabireka, bidahesha Imana icyubahiro, ninjira mu Mana, ndasenga ubuvumo, nsenga ubutayu. Muri umukristo kambaze mbabwire, ubuse nyibasha ubuvumo n'ubutayu, ariko muratungwa nayo nasenze kera. Urumva? Kuko ubu sinajya kwirwa mu buvumo iminsi 3, abana bategereje kuza kurya, nawe nabuze ubwenge. Ahubwo yacu ayabasaza tuyasenga ninjoro, kuko ubu ngubu turakora amanywa, ariko ninjoro tukegera umwami Yesu. Haleluya. Simbarangiye se umuti ngo mwabuze ko musenga ninjoro amasaha 3 abahagije, Imana ikavugana nawe. Haleluya. None rero kangwa kandi gace gato kugiye kunarambagije, nzariye gushaka umukobwa twiganye nakundaga, siyangoye cyane, numva afite kwizera. Ngenda mubwira numva rero naragukunze, turi muri taxi tugenda mu kazi, kandi ashaka ko tuzabana, ariko sinkubwiye ngo itubyemera. Nge nabitekerejeho, ariko wowe ngende ubanze ibitekerezo, ariko impamvu yanifitiye ubukene. Ngira ngo wenda Imana banze icinzira mu gihe azaba atinde. Jewe nari ifite ikibazo, abarokore ko bazaga kunsura iwacu, tukagira inka n'amateke ivuguto, nkagura keke, mukecuru agategura amata akayashyira ku meza, na muzehe n'umusaza ufite imvi nyinshi cyane. Abantu baza kunsura nkicara muri salo, bagakomanga bakaza abakobwa bakicara, bamara kwicara mukecuru akaza na muzehe bakabasuhuza, bakabitegereza, bakongera bakigendera, bakaduha rugari. Bajya gusezera nkababwira ngo nimuze musezera abashyitsi, bakabasezera. Muzehe agaragara gutya ku gikingi cy'irembo, baje kubasezera, akazaga bareba gutya. Nataha najya mu rugo aticara, nkicara. Muri bariya washimye nde? Muri wari washimye nde? Ni ntawe. Atari kuko nzagire nte? Mama gaperereza muri karitsiye umukobwa waba utwite, ngarebe ko yaba ari umwana wanjye, ntamubwire ntawe uzabona. Haleluya. Kubw'amahirwe rero uwo ngo waje kunsura, baza ari 2, bakimara kwicara, mukecuru n'umusaza
barabasuhuza bisubira muri gahunda zabo. Baje kubasezera rero muzehe aza kumbaza ngo none niba ninde washimye. Ndamubwira nti buretse gato ndacyabisengera. Haleluya haleluya. Maje gusenga Imana rero amaje kunyemerera nza kumwereka umuryango muzamereza inka ndakwa ubukwe burava. Ubukwe bubaye rero tugeze mu rugo. Ndamubwira numva re madamu twasezeranye muri komine ya Kiro komine. Sezerana kwa pasiteri. None uyu munsi tugiye kongera gusezerana icya gatatu. Mbona agize ubwoba. Ndamubwira nti wuma ntago rigoye. Ninjye nawe ni Imana. Agira ubwoba ni kuhumura. Ndamubwira nti umva sinda na data na mama barwana. Sinda n'umuntu uza kuza kubunga. Natwe niko nifuza ko twubaka. Icyo koze nimbona unaniye nzisubira iwacu. Nzaba umugabo wa mbere wahukanye. Kindi wacu bafite amazu menshi nibere mu rugo nibere mu nka ze nta kibazo nzagira. Arambwira ati nukuri ntaho uzatwunga. Imyaka 23 irashize. Mana mu yicyo yarakoze. Fate Bibiliya zacu rero dusome ijambo ry'Imana. Dusanga mwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka. Turasoma igice cyaho cya 22 ku murongo 28 ho duhera. Luka 22:28. Nimwe mwagumanye nanjye kwihangana mu byo nageragejwe, nanjye mbabikiye ubwami nk'uko data yababikiye, ubwami nk'uko data yabumbikiye, kugira ngo muzajye munywe mwegera ameza yanjye mu bwami bwanjye, kandi muzicara ku ntebe z'icyubahiro. Mucire imanza imiryango 10 y'Abisiraheli 3 rimwe. Kandi umwami Yesu aravuga ati, Simoni Simoni, dore Satani yabasabye ngo bagosore nk'amasaka, ariko weho ndakwinginze ngo kwizera kwawe kudacogora, nawe numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe. Intego ivuga ngo nawe numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe. Ubundi urugendo rugana mu ijuru ni urugendo rukomeye, rusaba kwiyambura ibintu byose bituremerera. Njya kuza mu gitondo kuva iwanyu ugera kuri gare nitanga 30 kwa gahanda gatoya karimo ivumbi. Nashatse gufata ibaga ngo nshyiremo izindi nkweto, ninjya muri gare ngiye mbyamba nambara izindi, ariko ndareba nsanga ibyo byose nimbyishyiraho ni ninjoro. Ndahura n'abajura mfate umuntu ufite ibaga ninjoro afite amafaranga banigi mutima ngo tubyiyambure byose ndabireka nzana Bibiliya yonyine gusa. No kujya mu ijuru n'ukwiyambura ibintu byose bituremerera, kandi mu kubyiyambura hakazamo ikintu bita no kugeragezwa, kuko utageragejwe muri uru rugendo ntago wakomera. Yewe kugeragezwa mu rugendo mu ijuru, utageragejwe ntabwo wakomera. Ariko iyo ugeragejwe, Imana ikwambika izindi mbaraga
ibitekerezo byarambwiye ngo ntabwo izaha umuntu, urumva, ikintu muratakihanganira, ntabwo byashoboka. Buro twese ratuzi izi cyangusha ntiyakima ngo kingushe kintura hasi, ariko izi cyo nakwihanganira. Bara icyo ufite urakihanganiye, nanjye icyo ndakihanganiye. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndifashisha inkuru zimwe z'Abisirayeli banyagwa bajyana i Babuloni kugira ngo iri jambo muryumve neza. Izi nkuru ni inkuru z'ukuntu Abisirayeli bajyanywe i Babuloni. Byari mu gihe baranyagwa, Yerusalemu aje gusenywa, ngo bageje i Babuloni, ngo bahageze Abisirayeli, ngo bafata inanga zabo, ngo bazimanika ku biti bimera ku migezi i Babuloni. Ngo bamaze kubimanika aho ngaho, batangiye baba hafi y'Imana. Aba batwayeho iminyago bakaba bati ngaho nimuturirimbire ku ndirimbo z'iwanyu i Siyoni, bakabajomba ibikwasi. Nawe urabizi urahakomeye ukuntu bakujomba ibikwasi, ariko ihangana. Bati ntago twaririmbira Imana yacu turi mu mahanga. Bakarira, haleluya, bagataka, ntago twaririmbiye Imana yacu turi mu mahanga. Ngigiye kiza kugera, uyu mugabo bita abasaza barimo bateka tuzamuka dusange Ezekiyeli, tumubaze ngo tuzataha ryari. Mu minsi yashize hari akantu kaciyeho, sibyo? Bakinga insengero, wenda nk'uyu mudugudu wa Muguri bakawoheza kuri Bukana, sibyo binangara. Mbega bakuru bafunze insengero ngo zuje ubuziranenge, kwasa abantu bagiye bajya ku midugudu yujuje ibyangombwa. Wasaga abakirisi benshi bate ku mwari, tuzasira iwacu ryari? Mutubarize mwarimu wacu, tubwire tuzasubira i Muguri ryari, ko turambe guhora tujya Bukane buri munsi. Iwacu byarahabaga. Abo nabateye ko biri kose, ntago tumeze nk'intabwa. Dufite Ezekiyeli. Ezekiyeli yari umuhanga. Icya mbere yari umutambyi, icya kabiri akaba umuhanuzi, icya gatatu yari umuhanga mu gukora ubwato. Kandi yabanyagaga bariya abantu, ntago banyagaga ibimuga cyangwa abana n'ubumuga mu mvugo y'iki cya none. Ntago banyagaga injiji, baheraga ku banyabwenge. Ubageze ahangaha iwanyu bahera ku bantu bafite amalisansi, kuko bashaka kugira ngo bige ubwenge bw'Abisirayeli. Wabyumvishe? Babwige babukuye ku banyabwenge. Ezekiyeli araza ngo bagere imbere, baramubwira ati ngaho tubwire sha, tubwire turi umutambyi, uyu n'umuhanuzi, tuzataha ryari? Igeragezo gikomeye cyane, tuzataha ryari? Dusobanurire. Ezekiyeli ngajya imbere y'Imana, Imana yamubwira ngo ugende ubabwire ngo bashyize ibibi bibagusha imbere yabo n'imbere yanjye. Niyo mpamvu babwiye ngo bazamara imyaka 70 babakorera, babahangaha. Araza yabwiye ati mbabwire ngo Uwiteka yambwiye ngo mwashyize ibibi imbere yanyu n'imbere y'Imana, mubyimika mu mitima yanyu. None kubwiye mpamvu Imana yambwiye ngo muzamara imyaka 70 mubakorera. Yo, abasaza rero bakuru akavuga ati okay, uburame ni imyaka 120, mfite 80. Ubwo bazataha hashize imyaka 70 mpfuye. Urumva? Undi ati ngiye mfite imyaka 30. Ubwo tuzataha nyuma y'imyaka 70 nzaba mfite 100. Reka nihanga. Undi ati nanjye uko biri kose nifite 90. We ntago nzojya kureba Isiraheli, ntago nzayireba.
abandi bazataha 160. Ubwihebe buramaho ngaho. Ariko nk'igihe kiza kugera, Imana mbwa ngo ndigaruye, manuka ubabwire ngo ubwoko bwanjye nzabanyanyizamwo amazi meza, nzabatunganya, nzabeza, nzabakora umutima wibuye, bakeye umutima woroshye nk'inyama. Haleluya, haleluya. Muri Imana ibizadutunganya, nubwo tuba tugeragezwa, ibizatweza, ibizatugirira neza. Haleluya. Noneho rero kambabwire, nigeze guha igitekerezo gikomeye cyane, kandi dufite butike mu rugo. Imana iraza imasengesha na madamu, hari mu kwezi kwa 5, yatubwiye ati nyuzi wanyu. Timu Uwiteka aravuze ngo anyuzi wawe, nzakugirira neza, kandi abantu bose bazabibona ko nkugiriye neza. Ni amen. Numva ndishimye, Imana kubiryo jambo k'abantu bose bazabimenya kinyuzi wawe. Ni ikintu cyiza cyane. Ndishima, ndanezerwa, numva nta kibazo, ntafite umunezero. Ngeze mu rugo ati kandi mu kwezi kwa 7 nibwo nzahaca. Kwa 5 kuhagera, 3 kwinjiyemo, naho n'umuntu akambwiye ihangane, Imana yavuze turi kumwe, ukwa 7 rwose Imana izaca iwawe, uzanyibuke. Amen. Ndakaza kambwiye ihangane umukozi w'Imana, rwose ejo bundi kwa 7 Imana iciye iwawe. Haleluya. Amen, amen, amen. Ukwa 7 ndakwitegura, nkuko uzi umuntu yitegura umwana wenda kuvuka. Tukwinjiyemo irakugendeza n'ingufuri ikubita kuri ya butike. N'inzu yari iyanjye, irafunga neza neza, butike irahagarara. Ndabwa ni madamu wumvishe imvugo y'Imana, kwa 7 kwagezeyo, kandi Imana iciye iwacu. Ati ko yambwiye ko abantu bazaga bahajya bakavuga bati Imana arahaciye. Umunsi umwe turimo abona abantu baciye ku irembo, oyo mama Nobe nayo byabaze ko yarakinze. Yewe we, nta ruzi ko yakinga. Rumva itari haciye, sera haciye. Satani ajya asaba abantu b'Imana kandi akabihabwa, agahabwa. Kwinjira mu kibazo gikomeye cy'ubukene, buragenda burinjira, ariko bwinjiye mbabwire umuti urwanya ubukene ni ugusenga no kunyangamugayo. Ndavuga nubwo mbyinjiyemo, ngiye gusenga yo nasenze ndi umusore nyakwe nk'inshuro 5, ndasenga pe fatiraho, ariko cyo bita gufatiraho ubutayu, buvumo, imisozi, amashyamba, mu mazi, za Musanze mu mazi, ahantu hose ndahasengera. Imana ikambwira ati nubwo nciye iwawe, ariko nta nzara izahaba, nta mwana uzaburara, ntawe uzakunyuzamwo amaso. Icyakoze umugore basha ananuka pe, nanuka neza ashiramo. Ndangiye nigira inama, shinga groupe y'abakecuru bakuru rwose, bakuru ngira ngo harimo n'ufite nka 35, tugasengana mu groupe irakomeye hano 13. Mbakoresha ivuga butumwa za Gikongoro imurico kamara iminsi 3, twagiye kuzenga tugasenga Imana ikabara natwe. Ariko Imana yikunda, bene data mukunda Imana, nubwo umwanzi yagusaba injiramo neza. Haleluya. Ubemo akugosora urimo, inkumbi zigushiramo, hasigara imbuto nzima. Iyo mbuto nizabona igisubizo. Haleluya. Imbuto nzima niterwa mu butaka, yarangiza yakumva amazi kamera, ikaza izindi mbuto nyinshi. Niyo mpamvu Satani atugosora. Ndangije
umunsi umwe tuvuye Igikongoro tujyana mu ivugabutumwa mu paruwasi yacu, nubwo none dukwiye paruwasi yacu tuyizenguruke, kandi nkabwa ati mbabwire sinzabwiriza kindamenyereye, mugomba kwitoza kubwiriza. Abakecuru barabwiriza. Umunsi tugiye gusenga ahantu masengesho yo mu bigizi mu rusengero, tumanuka n'amaguru mu ishyamba, ducana turasenga turiyese. Tugeze ku rusengero ndabwira ati sindi bubwirize, buri kubaza ubwirize ipasi kanaka na kana karaba, wowe ni woya haba ngaba araba barabwiriza neza, teno rirafashwa. Bagiye kutwakira muri biro, mupasiteri w'umusaza yuzura umwuka wera, avuga ngo Uwiteka aravuze ngo cinzira mu busabusa. Akagira gutya, cinzira mu busabusa abana barariye, cinzira mu busabusa abana barambaye, cinzira mu busabusa umugore arabyibushye, cinzira mu busabusa abana barize. Haleluya! Ijambo ryitwa ubusabusa. Ndavuga ati nubwo wangosoye ariko imbuto igiye kumera tu. Haleluya! Ndangije ngira madamu mbare madamu, habonetse ijambo ryitwa ubusabusa. Habonetse ubusabusa. Kandi ubwo data nta kintu nabuze pe. Data ni umuhinzi mworozi. Kwa data uko ntacyo babuze. Ariko cyangwa gusubira iwacu cyane gasubira iwabo, twarubatse sibyo ra. Haleluya! Ndangije rero kujya muri ngo nubwo Satani yagusabye ariko vamo imbuto nziza, akaiva imbuto nyinshi. Bafite umwana ku ishuri, umwana wanjye nigeze ko hano Musanze muri 2008 nakore hano mu mujyi, mwanya no yigara muri Kingdom. Ubwo ibyo byose bije tumusubiza Kigali, nako tukigali nyine umva nyine biranga. Ajya mu ishuri rya primaire ryo muri nyirisanzwe, avuye muri privé, ariko aradomine, aba umuhanga bye. Dogiteri akambwira ati ngo no kwishimwa nkagenda, umwana wa dura azatsinda kandi bazamuye ikigo cyiza ushaka amafaranga. Byajya saa 7 z'ijoro umwana akabyuka akicara muri koridori akika, arangije aratsinda, bamuheza mu by'Imana. Bankubita ababyeyi 215 nta n'igihumbi bifite. Babyumvise? Ariko Imana irakora. Haleluya! Haleluya! Bari inkubise usasi numvumvuye ku mutwe, ariko nibuka ko hari Imana yishyirame n'ivari, ko hari Imana itureberera mu yihamashyi menshi cyane. Hari Imana itureberera bakiga. Umwana bagiye ku ishuri mu by'Imana, aratsinze, agezeyo araharangirije, bamwoheza kwiga ahantu bita muri Singoma za Huye. Umwana ati sinakiya sekisiyo shaka igaye musipi bitana mukuri yo sekisiyo, ariko nibuka ko imusanze hari muri salo yegeye hari. Urumva Imana igikwego bitanaza mwana kujya hose. Ngibutse umuntu ameza nimero z'umuntu waho wakoragayo, ndamuhamagara mwije bituje y'abarokore, kumbi nawe ni umurokore simbizi, ari imbare yakumuboza. Yabana nikoze ko mwashakira ikibaho cy'umwana akamunota ngahe, ndamubwira sunikira dosiye yose ndamusunikira. Arambwira ati bamubwira shingiye ku manota yagize nkayabona, shingiye kuri amanota ngewe ejo mu gitondo ni ku cyumweru kuwa mbere nibwo amagabo uzahita uzaza ku mwanya. Haleluya! None hasigara ikibazo muri iriya shuri ngo bacumbikire abahungu. Ndangije
umuntu aravuga ati se mbonye ishuri muri Sarenge ngiye kuza gushakayo ahantu umwana azaba. Aravuga ati ushaka he? Araza biwanje ajyanwe ushake Benimana. Yamufatiye imyaka iyo 3 abiwe ajyamo. Ijoro rero arambwira ati mudane yige muri nezi ubundi yibe yimanye n'umuhungu wanjye. Umuhungu wanjye n'umucuranzi muri korali akubita ingoma. Haleluya. Burya rero iyo bwa busa mu bwimana igica ubwo hagatamubona kakadufite inka ingira byara ibyara inyana ikaba amata litiro 10 ku munsi. Litiro ndetse amafaranga 500 kandi muzamugishyura mbere bakagishyura yahayisha menibe wana niri no kuvamo ariko fata umwanzuro wo guca bugufi. Uri ikintu gitsinda kigerageza ni uguca bugufi ukajya kwitatu ukemera ko watsinzwe. Waba warize waba utarize waba wari ufite waba utari ufite emera ko watsinzwe ujya hasi. Fata umwanzuro fatanye agafuka ajya Nyabugogo kwa Mutanga n'ahantu hari isoko hirwa ntonora abagore ibishishwa by'ibishyimbo nahaza kubitonora nkabyikora nkabishyira kuko sebwe mu mushumba ngo nteye kugaburira iki ntafite mama y'abana banje gusa. Ariko ndeba n'ukuntu bakora ngitegereza mbabazi ko bakora bakawusobanurira higira umucakara muri bo cyane bakawusobanurira. Inabwira madame ko madame uziko abacuzi ibishyimbo ile yasanye ne yubusa kagiye kwinjiramo abyubize yinjira n'igihe kandi ntabwo kirenga. Ndangije ndamubwiye araza arabireba ayumva arabikunze agenda bateguranye buri moko icyo bisi uri moko ukatura ibishyimbo ndagutuzanye ku kiro agura inkoko araza noneho kwishyura iseta tuyamo 20,000 icumi giseta na veni yo gushora tuyamo tuyaguze umuntu arayaduha ati ntabwo abona imari udafite fone aguramo ka fone njye ntabwo nagiraga. Arangije ubwo madamu ajya mu kazi agezeho yishyura iseta uyu munsi 30 amezi 2. Ejo agiyeyo gukora bamugati ibyanzu baramusubiza turataha ngo kandi twariyemo. Ariko yari inzira yo kwinjira mu busabusa mu bintu bidafatika niho Imana igica inzira. Rero mwivuna mu kwigora we uzaca bugufi imera ko watsinzwe muri ubutabazi buraka wakemeye ko watsinzwe ntacyo ushoboye nta n'icyo ufite ntiwirwanirire ubundi ukora Imana ku rw'iki ubutabazi. Ariko wemeye ko watsinzwe. Ariko impamvu dutsindwa nubwo tuba twikwidiga ndashoboye najya kuri banki bakayaba nkayacuruza urayacuruza nta mugisha ufite. Imana yarafunze banze bimenye yarafunze. Ndangije ubwo madamu arataha cyaragaruka tana n'umudamu umwe muririmbye hepfo yacu mu yindi paruwasi ya Muhima teko mama nobe kuzi gukora nubwo ise tabaye gutwaye ngo dusiganye 10,000 byonyine oya 25 wajuga ukishyura nka hakenzi impanda y'umuma mucuzi inyanya ukazagwashyira imboga za dodo nangaye 15 abaramwe 15 asiganye 10 ahahamo arataha. Reka mbabwire nabonye Imana iteye ubwoba. Icyo namenye cyo ni kimwe nzi ko ntacyo ishoboye. Ndangije madama arangije
abantu 8,000. Bucya mu gitondo ariyo yakwariwe wa mudamu waraguye toto arangura dodoze ku 6,500 azicuruye umuntu atakorera mu 3 atari mu kirere. Haleluya, haleluya, araza tinakorera 3 Imana ishimwe. Ibwa usabusa urakose bucye asubirayo akora 7 arazamu tujya kanyama tujya imboga turambara tugira gute yemwe kuzunguza Imana y'Imana mureba Imana. Haleluya, amen. Uwo ngesigana akazi ko kumwerekeza uko zirambuga tuzirangura saa 8:30 z'ijoro. Ngewe saa 7:40 bayikavuga tugasenga metaveni saa 8 ngafata kabando nkamwerekeza nkamugeza ku isoko nkaza mwongera nkajya. Umudamu acuruza imboga abana bariga nawe nakoze amafaranga mfite 100,000 jya kwishyura umwana. Haleluya, mfite 5,000 jya kwishyura umwana. Se mbadamu muri ahantu hagiye mfite kadi mucaga shaka isima Imana ikora ibitangaza. Haleluya, imboga arazicuruza arabyibuha agira ibiro by'abandi babyeyi. None usu kubyara turabyara biraza urumva nyine Imana ikora ibitangaza. Haleluya, haleluya. Icyambere wowe emera ko watsindwa gusa ariko simubwiye ugende ubyare kuko mbyara, sibyo? Kuko njyewe aba bana bose bamurentere nta mushinga ngira ariko ntwera Imana Yesu akayamama ya taha. Haleluya, amen. No kubyara nabyo byaciye mu nzira ndende kandi agasoreje ngo tunisengera Imana ubutaha tuzamenyana, sibyo? Jewe navutse nahise ko nzabyara abana 4 kuko data 16 ndavuga ngewe nzabyara 4 bo muri viziyo nishyiraho n'abaribo abahungu 2 n'abakobwa 2. Yewe we umunsi w'itudusenga Imana madamu tukira abafiance cyane quelque part Imana yambye ngo uzabyara abana benshi barimo abakobwa benshi kandi ntuzabi nubire ninjye uzabagaburana n'abandika. Amen. Niho nakuze ryo kubyara ngako njye n'isezerano niba utarifite ntungendereho, sibyo? Umunsi umwe nicira inzira byara umwana wa mbere ndi mwivuga butumwa mu 2002 mu kwezi mu mpera z'umwaka ndi mwivuga butumwa mu Mutara Kayonza mu buhanuzi zuvuga bati dore umwana wa 3 wa 2 arinjiye igihe ndi mwivuga butumwa ndangije mwana w'umukobwa ataravutse wigasize mu secondaire ngaha sebika birangije ndavuga ati n'ubuyobe negera umuntu mama w'umugaruta y'umuganga agira inama madamu yanze gukora byabi yanenga mu rugo rujya mu ijuru yambwiye ngo ngende umukristo nzahora ndi we kugeza mpfuye njye ariko simbi ngira inama hata rero tubagatabo uza ubafata agatabo ugende ukabarire neza uzabyara neza isawa arakama ndakajya ariko ngambaye tuzi kuri nibuze gusenga Imana witandukanye n'ikintu cyose cyatuma Imana mutaho. Ndangije agatabo ndakajyana gakoresha umunsi umwe turiremera kuri ADPR ngaruta mu rukiko turi mu butayu bw'amazi n'injoro Imana ikumwe n'ubusema twarimbanye umugore yuzuje umwuka we arasimbukira atukura
arambwira ngo Uwiteka aravuze ngo nakagatabo kari ku musego wawe ndakareba abantu uzababyara kandi undi mwana arinjiye magatatu badubi yangije mama nemeye kubyara uwo munsi Imana yarakoze. Haleluya. Ubu nabera ngize ufite ibiki Imana yarakoze rero. Amen. Iri jambo twasomye ngo dore Satani yabasabye ngo bagosore n'amasaka ngo ariko wowe rero Petero ndakwinginze kwizera kwawe kudacogora nawe numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe. Iri jambo Yesu arivuze muri cya gihe yari ari kumwe n'iki n'intumwa ze zonyine. Arabanza arababwira ati nimwe mwagumanye nanjye. Haleluya. Nimwe mwagumanye nanjye. Kubw'iyo mpamvu nanjye nifuza kuzasangira namwe mu bwami bwo mu ijuru. Ariko ikibazo dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka ariko wipete numara guhinduka komeze bagenzi bawe. Haleluya. 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 Uyu ni umukoro ukomeye uko tugomba guhinduka tugakomera kwizera kuturimo kugatuma dukomeza n'abandi mu gihe gikomeye. Kandi Petero ahamagarwa yari ku nyanja ya Tiberi. Petero yijyaga aroba yirebera amafi, ahamagawe arabireka. Yesu amubwira ati ngwino nzakugira umurobyi w'abana b'abantu. Yumva azakomera kandi nibyo aragenda aramwegera. Arangije Petero na Yesu gutyo asiga amato, asiga ibintu bikomeye cyane, abisiga aho ngaho yikurikira Yesu. Umunsi umwe aza guhagarara abateko Petero ateko Yesu, ko twagukurikiye tukagukorera tuzahembwa iki? Dusobanuye. Haleluya. Haleluya. Tugiye gusenga Imana. Itekerezeho nanjye nitekerezeho. Ese warahindutse? Zamura ikiganza dusenga Imana. Zamura ikiganza uvuyeho nanjye Mana nkeneye guhinduka. Hagarara ku maguru yawe uhagarare uvuyeho nanjye Mana nkeneye guhinduka. Nubwo naba ndi mu kigeragezo, umwanzi yansabye, umwanzi yandwanyije, bengo nkeneye guca bugufi nkakirwanya nciye bugufi. Ubundi igeragezo, ubundi intambara yose umuntu ayirwanisha imbaraga afite. Niba utazifite ca bugufi Imana ikurwanire. Tugiye gusenga Imana. Ese hari umuntu ugiyemo bwa mbere, hagutsemo bwa mbere ngo tumusengere Imana wenyine? Naza mutikaza niba ari umuntu ushaka gukizwa bwa mbere, kwakira umwami Yesu ari ubwa mbere, ari ubwa mbere ashaka kwihana. Hari urimo ngwino hano imbere, Imana iguhe umugisha cyane. Umuntu uje bwa mbere rwose Imana iguhe umugisha kandi cyane. Nubatizwa twose uzantumire, nubatizwa uzantumire. Nta wundi uje ari ubwa mbere ngo aze nawe yakire umwami Yesu, ariko ubugingo burahenda. Tugiye gusengera uyu nguyu Imana mu mugisha niyipfukamira aha ngaha. Kuba ugiye kwakira umwami Yesu ari ubwa mbere, Imana iguhe umugisha. Nta wundi usigaye ngo tumusengere Imana. Kari rwose nawe Imana iguhe rwose, nawe Imana iguhe umugisha kandi rwose muzantumire nimubatizwe. Muzantumire nawe Imana ajyana rwose muzantumire. Imana ibahe umugisha. Nta wundi usigaye ngo dusenge Imana.
reka rero dusabe umushumba wacu asengereza intama. Reka dusenge. Mana data wa twese, abantu bumvisha ijwi ryawe ryongorera, ijwi ritanga amahoro, ijwi ritanga ubugingo, ijwi Mana ribohora, ijwi ritanga mwami n'ukuri byiringiro. Bagize umugisha wo kukumenya muri literaniro, bajyaga bakumva bakifuza gukizwa bagashaka Imana, ariko uyu munsi wageze, dore ngabo bapfukamye imbere y'amaso yawe. Mana baciye bugufi, bemeye kwakira umwami w'umukiza wabo. Turabasengeye kugira ngo umwami ubakire, ubakire, ubakire. Nawe wemeye guca bugufi barakwakira mu mitima. Twirukanye imyuka mibi yose barwanya, twirukanye ibyaha byose kuri bo mu izina rya Yesu. Batsinda ibyaha, batsinda ubusinzi, batsinda ubusambanyi, batsinda ubujura, batsinda ubugome, batsinda ubugambanyi. Mana batsinda ubunebwe, batsinda Uwiteka Imana ubute mu izina rya Yesu. Bashaka n'Imana umwete, bavuga imbaraga z'umwuka wera, abaza kubana n'Imana. Tubasabiye umugisha wo kuzabona ubugingo buhoraho. Urakoze Uwiteka Imana kubanditse mu gitabo cy'ubugingo, urakoze kubakomeje, urakoze kubarinze, kubw'izina rya Yesu. Amen. Haleluya.